hari abarimu mugira udutima tubi mana yo kandi narababonye mugira imitima mibi umwana akakubwira ati nta papa akakubwira ati nta mama ariko kamubwira umushihura umubwira n'umutima mubi mukabatuma ababyeyi kandi ntabo bagira bana basobanura ntimubyemere aba bana mu bihe byo kubaka minerivare mujye mubitondera bagatangira kubyiganira imyanya y'icyubahiro wakiyambuye umunsi wajyaga gushaka abandi bagore ukajugunya abana wabyaye igihe wajyaga gushaka abandi bagabo ukajugunya abana wabyaye akajya kwirirwa aryama mu matuza y'abandi bagabo ku munsi wo kwambara ingofero cyangwa kumwugurira igitenge kumwe ababyeyi babicaza muri dombe nushaka uzafate urugori rwa mama wawe ufate n'ingofero ya papa wawe byose ubyambike papa wawe kuko niwe wabaye papa abana mama naguhamagara ntuzabyemere ntuzatege umutwe ngo ugiye kwambara ikanzu y'umwana utigeze wishyurira amashuri ikindi cya kabiri hari abagabo benshi babyara bakajugunya ari abakozi bo mu rugo mwateye inda ari abo mwakoresheje muri kampani runaka mugatera inda mukajugunya mukabapfunda amafaranga ngo batabakoze isoni mahoteli meza ukayararamo abana bawe ntuzi nimba bariye abana bawe ntuzi nimba banyweye ntuzi aho barara umwana akabaho ahangayitse nimba ufite umugabo udakunda abana nawe ukajya kumusiganya abana bakaba hagati ntibabeho neza uko bakwiye kubaho hakaba ubwo tugira abana muri vakansi bajya guca inshuro bagaca inshuro badataha no kwa se na ba nyina kandi base batarapfuye na ba nyina akajya aca inshuro kugira ngo azabone minerivare agaca inshuro kugira ngo azabone akenda akunda azigurira akaba umusore mwiza ufite akazi keza abana bakubaka amazina hanyuma base bakaba ariho bavumbuka iyi mesaje mfitiye abagabo nk'abo n'abagore nk'abo abakunzi ba Mashanyarazi muri iyi minsi turi kwitegura itangira ry'amashuri y'abana uyu munsi mfite ubutumwa bukomeye ubutumwa bureba abagore batazi aho abana babo babyaye bari kandi babifitemo uruhare hanyuma kandi nkongera kugira ubutumwa bw'abagabo batazi abana babo babyaye aho bari hanyuma ndi munashimire by'umwihariko abagabo bita ku bana babo shimira abagore bita ku bana babo uyu munsi ndatanga ubutumwa bukomeye naje nje kandi ntabwo ndi biceceke
turakomeje rero mwabibonye nababwiye ko mfite ubutumwa bw'abagabo n'abagore ariko ntabwo ari abagabo bose nta nubwo ari abagore bose mwabibonye biriya ni ibikoresho by'ishuri mwabibonye hanyuma maze iminsi hari ibintu bingiganamo kandi njyewe y'ibintu bindimo iyo ntabivuze ndarwara pe nkumva ndanarembye hanyuma iyo mbivuze ndaruhuka aka kanya ndimo ndagura ibikoresho by'abana murabizi ko turi mu bihe byo gutangira amashuri kw'abana nahise ntekereza ku bagabo babyaye ntekereza no ku bagore babyaye ariko basubiriye bakigira nk'abasore abandi bakigira inkumi nahise ntekereza ku bana dufite muri iki gihugu bafite ba nyina batazi aho abana babo bari nahise mbatekereza ibi bintu nimbivuga ntagire umbwira ko ari ubushobozi ba nyina babuze cyangwa ubushobozi ba se babuze nta muntu n'umwe ujya ugira ubushobozi burashakishwa kuko nta muntu n'umwe ujya utera igiti cy'amafaranga ngo niyera ajye gusarura abantu bose bagenda bashakisha mu buzima kugira ngo batunge imiryango yabo rero nza gutekereza ikintu kimwe gikomeye kiba mu muco w'abanyarwanda cyo kumva ko umubyeyi wawe wakubyaye ni umubyeyi kandi na Bibiliya ni kwivuga ariko dore ahantu abantu bakorera amakosa umuntu akumva ngo ni umubyeyi uriya ni umwana wanjye umuntu akumva ngo ni umubyeyi uriya ni umwana wanjye umwana akabaho akagira imyaka nka 20-15 ataramenya se ataramenya na nyina hari abantu bagira imitima myiza kandi muzakomeze muyigire yo gukurikirana kurera abana batabyaye uwo wagiriye impuhwe uwo watoraguye abo wabonye bikodeshereza ukabagirira imbabazi ukabafasha ukababa hafi bagakura umwana agakura bamubwira ngo ntuzashobora kuba ari papa wawe undi agakora avuga ngo ntuzashobora kuba ari mama wawe kugeza ubwo umwana akura atazi se na nyina hari n'abandi bakura yumva ngo afite se ataramubona akanyura mu buzima bukomeye bwo kurya akanyura mu buzima bukomeye bwo kwambara akanyura mu buzima bukomeye bwo kubona ibikoresho by'ishuri na minerivare hakaba ubwo tugira abana muri vacances bajya guca ishuro bagaca ishuro badataha no kwa se na ba nyina kandi base batarapfuye na ba nyina akajya aca ishuro kugira ngo azabone minerivare agaca ishuro kugira ngo azabone akenda akunda azigurira umwana akabaho ahangayitse agakura ahangayitse ariko y'amana nziza hari uwaririmbye aravuga ngo nizitagira imirizo Imana izikomera isazi haleluya Imana ikamukomera isazi mu mabyiruka y'ubukumi bwe mu mabyiruka y'ubusore bwe Imana itareba uturere itareba aho tuvuka itareba aho dukomoka igirira imbabazi abantu ititaye ku cyene wabo ikamumurikira umucyo mu maso he yarangiza wa mwana akazakura akaba inkumi nziza irambagizwa akaba umusore mwiza ufite akazi keza abana bakubaka amazina hanyuma base bakaba ariho bavumbuka iyi message mfitiye abagabo nk'abo n'abagore nk'abo umwana avutse bimugoye waramubyaye uri mama we uramuta twabivuze ko ntuzambwire ngo ari babuze ubushobozi nta muntu ugira ubushobozi abantu bose bagenda bapfundikanya kugira ngo bagire uruhare mu kubaho kwabo bazanye ku isi nk'ubu ndashaka kubwira nk'abagore basiganya abagabo niba ufite umugabo udakunda abana nawe ukajya kumusiganya abana bakaba hagati ntibabeho neza uko bakwiye kubaho ariko ndashaka kubwira abagore ngo nta ngingo ikuburanira ufite yo guhangana n'umugabo ngo munanirwe gutunga abana banyu noneho nko muri ibi bihe bya minerivare ubu imanza zigiye kuba imanza z'abagore n'abagabo nubona umugabo atabyitayeho ujye ubyitaho kuko wowe ufite uruhare runini mu kurera abana bawe
kuko abana bawe bajya kuza ku isi ntibanyuze mu nda yawe, ntibanyuze mu nda y'umugabo. Ni wowe wabetetanye, ni wowe waramubyaye, azari uwa mbere uramubyara, mugera mu 10, mubyara 2 cyangwa 1 ntago mbizi, ariko ni wowe wabatwisura berera na suku betetana na urerera, ni wo urerera umufite mu nda, ni wowe wamuzanye ku isi. Ugize umugisha akamugufasha sava, ariko atamugufashije wisigana nawe. Hanyuma rero mu gusoza iyi message ndashaka kubwira umugore wabyaye abana, yamara kubabyara akigira muri firingizi, ukajya kwirira firingi n'abandi bagabo, ukaryama mu batuza yabo utaza aho abana bawe bari. Ntiwicare nk'umubyeyi ugatinyuko ibiryo ukabirya ukabimira bikagera mu nda, uzi ko utazi aho abana bawe baba. Nta n'icyo wigeze ukoresha kugira ngo babone. Ukicara ukarya, ukicara ukanywa. Hari n'abatembera mukajya ku mucanga, ugashikuza amafi, ugashikuza inkoko, citron na orange, ji y'ibiki n'ibikindi ukayuzuza, mahoteli meza ukayararamo. Abana bawe ntuzi nimba bariye, abana bawe ntuzi nimba banyweye, ntuzi aho barara. Umwana akabaho ahangayitse, akabaho nk'imfubyi bafite ba se na ba nyina. Hanyuma nawe wa mugabo we, hari abagabo benshi babyara bakajugunya, ari abakozi bo mu rugo mwateye inda, ari abo mwakoresheje muri kampani runaka, mugatenda mukajugunya, mukabapfunda amafaranga ngo batabakoze isoni, mwarangiza mukabatoroka bakajya kwangara. Yabyara ntuzamenye iko yabyaye, ngo ukurikirana amaraso yawe. Wa mugabo we, ukicara mu mujyi wa Kigali ahantu heza rwose, impeta ukayikuramo, ubundi ugakwikira ugakora mu mifuka, ugakata uyu mujyi wa Kigali, ukigira umusiribateri kandi warabyaye. Muri ibi bihe tugezemo bya minerivare, muri ibi bihe tugezemo byo kugura ibikoresho by'abana, ukicara umwaka ugashira imyaka 2, 3, 4. Hanyuma reka mbabwire intego y'icyo nashakaga kubabwira. Hanyuma wakumva ngo umukobwa wawe ararangije amashuri, agiye kwambara ya kanzu muri defense cyangwa muri graduation, hanyuma uketetana umutwe ngo nibakwambika ingofero. Ndakoresha iyi mvugo, ndabizi ko muri bumbwire nabi birabareba. Ugatinyuka nta n'isoni. Ariko ndagayagaye n'uyu mwana wawe, wa mubyeyi wakureze, wa muntu wagutangiye minerivare, wa muntu wagucumbikiye, unaniwe kuyimwambika iyo ngofero, ugiye kuyambika ngo papa ngo kuko yitwa papa. Aya mazina y'umurimbo ngo yo kwitwa ba papa, aya mazina y'umurimbo yo kwitwa ba mama, aya mazina akwiye gucika. Ni gute umenya nk'umukobwa wawe yiga aya makuru ukayamenya, ukamenya yuko yatsinze ayo makuru ukayamenya, akiga primaire ukabimenya, akiga secondaire ukabimenya, ukajya umukurikirana akagera muri kaminuza. Ntunavugutireka nusunike ka minerivare n'amaraso yanjye, ntunavugutireka njye kumureba n'umunsi wa rimwe, hanyuma umunsi yambaye nawe akagushuka ngo ngwino utege umutwe papa wambara ingofero na defense. Mugira isoni nke, mugira isoni nke. Iriya ngofero sinayikwambika mbivugiye hano kuri kamera kandi sinasinze. Iriya ngofero nayambika umuntu wancumbikiye ndimo ndiga. Iriya ngofero nayambika uwantangiye minerivare tutonsi ibere rimwe, n'uwanyishyuriye igihembwe, aho kugira ngo wenye kwambike ntigeze mbona mu maso yanjye. Ukaza ari uko narangije, n'uwanyishyuriye igihembwe kimwe cya minerivare, n'uwanguriye amandazi muri vacances niwe nayambika. Ariko wowe hanyuma mugira isoni nke mwabagabo mwe, ntuzabyongere n'undi munsi. Nanaguhamagara ngo ngwino papa nasoje, ashobora kuguhamagara babaye,
ari gutamarira kugira ngo atagira ipfunwe mu bandi bana, kugira ngo anezeze umutima we uwo munsi atabishaka. Naguhamagara ntuzabyemere, ntuzatege umutwe ngo ugiye kwambara ikanzu y'umwana utigeze wishyurira amashuri. Ikindi cya kabiri ndashaka kubwira abakobwa, umukobwa ariza ararangije, umukobwa abonye umwambika impeta, ati rwose nyereka umuryango agiye kuzana se ngo azamwambike ingofero. Papa wawe wakambakambye atakuzi, wiga kugenda atakuzi, ugiye muri primaire ntakuzi, ugeze segonderi ntakuzi, ugeze kaminuza ntakuzi, ubonye sheri ntakuzi, hanyuma araje n'umutwe ngo bagiye kumwambika ikamba rya kibyeyi ry'icyubahiro. Ntugatege umutwe ngo bakwambike iriya ngofero ya kibyeyi imwe bajya bambika ababyeyi muri donde. Ntabwo iriya ngofero igukwiriye. Aho kugira ngo bayikwambike, azarebe wa muntu wamumenya kambakamba arimo aragenda, cya gihe mu mabyiruka ye aba afite abamufashije ubuzima. Uzarebemo uwabahize bose akabarusha imbaraga mu kugufata neza mu bukumi bwawe, uzagenda uyimwambike. Reka nkubwire, nazaba ari papa wawe wahagaze mu cyuho ufite mama wawe yaragutaye akajya gushaka abandi bagabo, yanagerayo ntakomeze kuguhamagara ngo akubere umubyeyi, akajya kwirirwa aryama mu matuza y'abandi bagabo. Ku munsi wo kwambara ingofero cyangwa kumwugurira igitenge kumwe ababyeyi babicaza muri donde, nushaka uzafate urugori rwa mama wawe, ufate n'ingofero ya papa wawe, byose ubyambike papa wawe kuko niwe wabaye papa abana mama. Ikindi mureke mbabwire, hari ibintu mudakwiriye mwa babyeyi. Nimba uzi ko utagize uruhare mu kubaho kw'abana bawe bagakura ari imfubyi kandi bagufite, ntukwiye kwambikwa ikamba rya kibyeyi. Oya, iriya kamba si iryawe. Hanyuma kuba umubyeyi ntabwo ari ukubyara. Nimba hari ibintu bitagoye, nimba hari ibintu bitaremereye, ni ukuba umugore. Ngo baguteye inda. Gutera inda se ni akazi? Ntabwo gutera inda ari akazi, biriya ni ibintu bishobowe n'abantu bose. Kandi reka nkubwire mama, gutwita ni akazi, ariko burya iyo uza no kubarira nibwo wari kuba ukoze akazi neza. Hanyuma rero, umuntu wakugiriye neza, uri umukobwa, uri umwana, uko uzaba ungana kose, uwo muntu akagutekerereza atarakubyaye, akagutekerereza mudahuje aho mukomoka, akagutekerereza nta kindi aguciye, akakugirira impuhwe, akakugirira imbabazi, uwo muntu niwe mubyeyi wawe, uwo muntu niwe mama wawe, niwe papa wawe, uwo muntu niwe ukwiye kwicara mu ntebe z'icyubahiro mu muryango, uwo muntu niwe ukwiye ibyiza imbere yawe. Hanyuma ababyeyi bawe ujye ubashakire imyanya bicare muri rusange, bajye bicara muri rusange, kuko n'ubundi mu buzima bwawe babayeho muri rusange. Kandi ibi bintu biri kugenda bizana amakimbirane mu miryango. Babona umwana agiye gushaka bagatangira kubyiganira inkwano. Ubyiganira inkwano y'umwana utareze, bagatangira kubyiganira imyanya y'icyubahiro. Icyubahiro wakiyambuye umunsi wajyaga gushaka abandi bagore, ukajugunya abana wabyaye. Igihe wajyaga gushaka abandi bagabo ukajugunya abana wabyaye, ni wo munsi wiyambuye wa mwanya w'icyubahiro ugukwiriye. Urya munsi burya wahise wishyira muri rusange mu bana bawe, ku mwana wawe wishyize muri rusange, ntabwo ukwiye imyanya y'icyubahiro mu birori by'abana bawe. Hanyuma ndasoza mbwira abantu bafite imitima yo gufasha, ndakwinginze, nugira ubushobozi ukagira uburyo, hakagira abana bababara uburere, nubona ufite ubushobozi bwo kubishyura minerivare uzabibakorere, nugira ubwo kubacumbikira uzabacumbikire, nugira ubwo kubaha inama uzayibahe, nugira ubushobozi bwo kubasura ku ishuri uzabikore nubwo utababyaye. Imigisha y'abana batafite ababitaho iragenda ikaza mu bana wabyaye. Uko wita ku bana utabyaye, Imana ikita no ku bana bawe ukabona umugisha. Hanyuma ndumva nasoreza ahangaha, ndashaka kubwira ababyeyi ngo courage, ababyeyi courage.
abagore by'umwihariko muri intwari, muri abagore bakomeye. Maze iminsi nganira n'abagore, mw'abantu mwe nta kintu kibabaza mu buzima nko kubyara abana ufite uwo mwababyaranye utaramuhambye ngo umujyane Rusororo, utaramujyanye Nyamirambo, ahubwo yirirwa koze mu mifuka, yarigize umusore akajya muri kujya gukodesha bwa buzu barye babwita ngo iki, akajya kwisesekamo, amafaranga yagatungishije abana be akayaha abakobwa, akayarya mu buzima. Mwebwe b'imitima yawe icyigisho nzakibashakira ukwacyo, ariko mujye mukunda abana banyu, mubiteho, mubihambireho, mubizirikeho, kandi Imana ntabwo ijya inanirwa gushyigikira ababyeyi bameze nk'amwe. Mu kindi kiganiro nzabaha ubuhamya bw'ukuntu nari narafashe umwanzuro wo kuvuga ngo wenda nzajye guhinga, ariko nzarera abana banjye. Njye ndeba amafaranga mwabonye biriya bintu naguze, kandi biriya bintu ni bike, hari ibindi ntaberetse, hari n'ibindi nzagura. Ndeba za miliyoni duterura mu kurera abana, hanyuma ariko nkatwe Imana yaduhaye umugisha, hanyuma nkahita ndeba umugore udafite ubushobozi, bwo kugura na bike imwe, nkahita ndeba ukuntu afite abana bangahe, noneho nkahita ndeba ukuntu afite uwo bababyaranye uri kwidegembya. Ubu umugore hari abagurishije amasambu nuko muyafite, hari abagiye gufata amadeni, aba ni abagore, abagiye gufata amadeni, aba ni abagore, hari abatangiye gushikurana n'imishike bahingira za minerivare. Ugasanga umuntu arimo arakotana n'umugore kandi afite umugabo uri kwirirwa azerera nka Ruhombi muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa naho ngaho mu cyaro. Umugabo utari gutekereza ngo abana bariga, umugabo utari gutekereza ngo abana bararya, ameze nk'umugore nanone utari gutekereza ngo abana bagomba kwiga, bagomba kurya, bagomba kubaho. Imana igishyigikira abagabo bita ku bana babo abagore barabataye. Imana igishyigikira abagore bita ku bana babo abagabo barabataye. Nimukomeze gusiganira abana babo mu banyu, mubaha ibyo bakwiriye, naho uwo mwashakanye ntacyo bimubwiye, muha abana urukundo, muha abana, kandi ujye uhagarara mu cyuho cya bose kugira ngo bajye kwiga bishimye. Imbaraga zose ufite ujye uzitanga, wishyurira umwana wawe ishuri, ntukagire usiganya, ujye ubikora. Imana izaguha amaboko, Imana izaguha ubushobozi, Imana izakugira umukire. Ntabwo uzakeneshwa n'uko barera wenyine, ntabwo uzakeneshwa n'uko bari ku mutwe wawe. Nibyo ndabizi akora akazi keza, akora no mu kigo ahantu akorera ibifaranga byinshi, nta n'ijana yaguha. Tubiziranya, iki kiganiro nagiye kugikora mbabaye. Umugabo ugasanga ahembwa miliyoni zingahe, ariko akagira umugore adashobora guha n'igiceri cy'atanu kandi barabyara. Ndabizi biraryana, biranababaje, ariko komeza ukotane nawe, Imana izakubira amaboko. Hanyuma ndabwira abanyeshuri kuraje, muzige mutsinde. Abatsinze nanjye ndashimira Imana ko abana banjye bose bakoze ikizamuko ari babiri baratsinze. Hanyuma muzige neza abana, mujye muha agaciro ababyeyi ukuntu babashyizemo imbaraga kugira ngo mwige, kandi mujye mushyiramo imbaraga, mugende mwige, mugaruze ibintu muba mwatanzweho byose. Abarimu rero namwe bafite message nzayibaha n'ubutaha, mujye murera abana, nubwo mutababyaye mujye mubarera nk'abanyu, kuko ukuri kurerera abandi ntabwo nawe ufite abari kukurerera. Ibyo byo birumvikana. Nimba hari abantu rero muri primaire, wibuke ko nawe hari abarimu bakurerera muri secondaire. Niba ufite abantu rero muri secondaire, umenye ko nawe hari abana bawe bari kubarera muri kaminuza. Urarerera abandi, nawe urarererwa n'abandi. Mujye mufata abana neza, cyane abana badafite ababakurikirana ku mashuri. Hari abarimu mugira udutima tubi, Mana yo, kandi narababonye. Mugira imitima mibi, umwana akakubwira ati nta papa, akakubwira ati nta mama, ariko ukamubwira umushihura, umubwira n'umutima mubi, mukabatuma ababyeyi kandi ntawo bagira. Bana basobanura ntimubyemere. Aba bana mu bihe byo kubaka minerivare mujye mubitondera. Uyu mwana uri kugira gutya wasanga ari uzaha abana bawe akazi,
uyu mwana uri kugira gutya wasanga nawe ubwawe azagukoresha. Imana nibaha umugisha. Message yanjye niyo, intego nashakaga kubwira ni ibintu bibiri. Nashakaga kubwira abantu ngo ntimugasiganira abana banyu mu gihe cyo kugira ibyo mubakorera, kandi ikindi nagira ngo mbabwire ngo ntimugashake imyanya y'icyubahiro mu birori by'abana banyu mutareze, kuko icyubahiro wakiyambuye umunsi wabataga ukigira mu bindi. Niwo munsi wiyambuye ya ntebe bajya bakwicaza muri rusange. Murakoze rero, amasomo meza, abarimo akazi keza. Imana ibahe umugisha.